kuryama no kubyuka n'imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemera gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko iragira iti ntihakagire uhinyura cyangwa se ushidikanya ubukristo bwawe. Insanganyamatsiko yo ku itariki y'ifunguro ry'umunsi yo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere 2025 kuwa mbere iradukangurira ko hatagomba kugira uhinyura cyangwa se ushidikanya ku bukristo bwacu. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo 108 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, turangiza tuganire ku magambo Imana yashyize ku mutima wanjye.
bitavugwa nabona ihirwe ndagira nzagira ibyishimo bitavugwa nabona ihirwe mu ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya bene data. Ngenda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose kugeza ngeze ku gupfa. Nzahora mpamya yuko ndi umukristo kugeza ku gupfa. Reka dusome ijambo ry'Imana hano twihuse. Wandiko wa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, haravuga ngo ibice 4 murongo wa 12 tugeze kuri 14. Haravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye, kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura kwigisha. Ntukirengagize impano ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikwagaho ibiganza by'abakuru. Ibyo ujye uzirikana kandi aba ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragare bose. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha, uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, akenshi aho tuba cyangwa se dukorera, wumva imvugo igira iti aho gukizwa nka runaka cyangwa se kanaka, ahubwo nabireka. Burya hari impamvu iba ibitera, nuko uba udahamya ubukristo bwawe, haba mu magambo, mu ngeso, mu mico, mu myifatire, mu myitwarire, ukifatanya n'abatizera mudahwanye. Niyo mpamvu abakristo duhamagarirwa kuba ibyitegererezo by'abizera, role model, ku byo tuvuga, mu ngeso zacu, mu rukundo no mu kwizera. Ntiduhishe abo turi bo, tugahamya Yesu Kristo, kuko yavuze ko nitutamuhamya imbere y'abantu, nawe atazaduhamiriza imbere ya Se. Ni ngombwa ko duhora tubizirikana aho turi hose n'aho tugiye, ugahora wimenyekanisha, ukagaragaza ko uri umukristo mu mbuto, mu ngeso zawe, mu mivugire yawe. Imvugo yawe igomba kuba itandukanye n'imvugo y'abapagani, imvugo y'abadakijijwe. Ugomba kuba usobanutse, ugomba kuba ufite ibikuranga nk'umukristo, udapfa kujya mu nama zidafite icyo zikumariye cyangwa se zikubakamo mu buryo bw'umwuka. Ntugapfe kugendera mu kigari. Rero bene data, ndifuza ko tuba abakristo, kandi ubukristo bwacu ntihabeho umuntu ubushidikanyaho, ntihagire umuntu uduhinyura ngo avuge ngo nta bukristo bwawe, ahubwo dushake uko ubukristo bwacu buhura n'imbuto cyangwa se n'ingeso zacu n'imyifatire yacu mu bo tubana nabo. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Dusenge. Data, mu izina rya Yesu, uduhe kwera imbuto, uduhe kugira ingeso nziza, uduhe kugaragara ko dukijijwe, hato abantu bataduhinyura mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu ngeso zacu. Dushoboze kandi Umwuka Wera akomeze kubana natwe. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose. Ni mu izina ryawe ryera, Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na mwene so nk'uko bisanzwe muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire M.Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda, ECCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Bifurije intangiriro nziza y'icyumweru n'akazi keza. Shalom, shalom.